kwigira ku byatubanjirije, hanyuma tukuzura imbaraga n'ubwenge kugira ngo tubashe kugera kuri right future. Rimwe na rimwe iyo Imana ikubwiye ikintu ntabwo ubasha kwizera Imana no kuyirinda trust, hanyuma rero kugira ngo ugere kuri aho hantu, kwanza kwa mbere you need to believe in God. Ugomba kubaha kwizera Imana yuko Imana iriho, hanyuma ukayingira what is called trust. Hanyuma numara kwiringira Imana, then you need to surrender. Ubwo ngo ubicire bugufi uyihe, hanyuma nayo rero igukoresha. Rero iyo niyo wihaye Imana ku buzima bwawe, Imana iguha opportunity, iguha inzira zo kwinjira kugira ngo ubashe kugera ku Imana ishaka. Haleluya. Hanyuma iyo umaze rero kwiha Imana, nayo making sure yuko ibyo urimo urakora cyangwa ibyo urimo urapanga ugomba kubikora according to the will of the Lord. Haleluya. Neza bavandimwe, abantu bikira muri atandukanye, turashimira Imana duhaye umwanya nk'uyu mwiza. Ni umunsi w'umugisha, umunsi w'amahoro, ni Monday service nk'uko tumenyereye tubiseguraho. Icyumweru cyashize ntabwo twari turi hano hantu, ariko dushimira Imana ko yakomeje kubana natwe, dushimira Imana ko yakomeje kuturinda. Icyumweru gishize twakomeje kubana natwe cyangwa twakomeje kubana natwe muri counter time. Rero Uwiteka Imana ibagire neza. Hanyuma uyu munsi rero muri Monday service ni kugira ngo tuganire amagambo abiri cyangwa se ijambo rimwe Imana dushyize ku mutima. Rimwe mu ijambo Imana dushyize ku mutima ni ijambo rivuga how, uburyo dutegura ejo hazaza. Uburyo tuvuga dutegura ejo hazaza kugira ngo tubashe kwanza kwa mbere kwigira ku byatubanjirije, hanyuma tukuzura imbaraga n'ubwenge kugira ngo tubashe kugera kuri right future. Rimwe na rimwe iyo Imana ikubwiye ikintu ntabwo ubasha gusobanuza Imana, ariko kandi iyo ushaka kugira ngo ugere kure, you need to go and to do according to the will of the Lord. Hallelujah. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo, uvuga ngo Bibiliya iyo tubwira ngo dusenge muri Matayo, Yesu yigisha abigishwa gusenga, aravuze ngo Data wa twese uri mu ijuru. Bwana sifiwe. Yatubwira ngo Data wa twese uri mu ijuru. Ngo Data wirefera kwanza kwa mbere Imana nka so. Haleluya. Hanyuma umara kwirefera Imana nka so kugira ngo ubashe kuvuga cyo twita the will, cyangwa se ubashe kuzuza ibyo ushaka ku Mana. Kuko aravuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka kibe mu isi. Ngo kugira ngo tubashe kugera ku cyo Imana ishaka ko tugeraho ku buzima cyangwa se mu isi, dukeneye kwanza kwa mbere kubanza kwirefera ku Mana nka Data, hanyuma dukora ubushake bw'Imana hano ku isi. Haleluya. Hari abantu benshi bibaza how can they be filled or can fulfill themselves with the will of God. Ni uko bakuzuza cyangwa se uzakora ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana kubwuzuza ni ikintu cyoroshye cyane. Kwanza kwa mbere ni ukubanza kwiha Imana, kuko niyo wihaye Imana ku buzima bwawe, Imana iguha opportunity, iguha inzira zo kwinjira kugira ngo ubashe kugera ku Imana ishaka. Haleluya. Hanyuma iyo umaze rero kwiha Imana, nayo making sure yuko ibyo urimo urakora cyangwa ibyo urimo urapanga ugomba kubikora according to the will of the Lord. Haleluya. Urabona Abrahamu ajya kwimbuka ava mu gihugu yari arimo, Imana imubwiye ngo siga urubyaro rwawe, siga umuryango wawe, siga inzu ya so, hanyuma ujye mu gihugu nzakwereka. First yari amaze kumvira Imana ikigomba cyagomba gukora. Hanyuma amaze kumvira Imana, yagombaga kwanza kwa mbere kugira, niba amaze kumvira Imana, yagombaga kugira ngo akore ibijyanye n'ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana ni gukora ibijyanye n'icyo Uwiteka ashaka. Bivuze ngo rero amaze gukora ibijyanye n'ibyo Uwiteka ashaka, aragenda gusa agira ikora ikosa rimwe, which means ni nabyo byamutirije mu ibarabara cyangwa se byamutirije mu rugendo kugira ngo ntagere aho Imana ashaka mu gihe runaka. Why? Kubera ko he took with his only family. Kandi Imana namwe ngo nzakugira ubwoko bukomeye, nzagukomeza, nzakugirane, bitewe nuko yumvaga ijwi, yumvaga iby'Imana imubwira, yumvaga umubwira. Haleluya. Hanyuma naswe rero iyo dushaka kugira ngo tugere ku by'Imana tubwira, kwanza kwa mbere we need to tell God, we need to fulfill
our will. Kubera ko Yesu yaravuze ngo may your will be done on earth as it is in heaven. Yaravuze ngo reka ubushake bwawe bubeho mu isi uko biri mu ijuru. Barasifiwe. Uvuga ngo kugira ngo utegure ejo hazaza, kugira ngo wuzure ubwenge, kugira ngo wuzure umwuka wera, kwanza kwa mbere ugomba kubanza kumekinga sure ese do I do, ese ndimo ndakora ibijyanye n'ubushake bw'Imana. Haleluya. Ese ndimo ndakora ibijyanye n'ibyo Kristo ashaka. Niba ndi gukora n'ibitajyanye n'ibyo Kristo ashaka, rimwe na rimwe nzakora ibintu binyuranye nuko Imana yabikenera. Rimwe na rimwe nzakora amakosa mu ibarabara cyangwa se mu nzira ndimo ndajya aho Imana ishaka. Rero kugira ngo ubashe kuzuza umugambi w'Imana nuko kwanza kwa mbere you need to surrender. Haleluya. Kamubwire hari icyo twita believe, kwizera Imana no kuyirinda, trust. Hanyuma rero kugira ngo ugere kuri aho hantu, kwanza kwa mbere you need to believe in God. Ugomba kubaha kwizera Imana yuko Imana iriho, hanyuma ukayingira what is called trust. Hanyuma numara kwiringira Imana, then you need to surrender. Ubwo ngo unikire bugufi uyihe, hanyuma nayo rero igukoresha. Rero iyo nizo nzira eshatu zagufasha kugira ngo ubashe kugira ejo hazaza. Dukeneye kugira umutima wuzuye ubwenge muri kuno kwezi kwa karindwi. Dukeneye kugira umutima wuzuye umwuka wera. Dukeneye kugira umutima wuzuye umutima wiga ku byatubanje kugira ngo dutegure ejo hazaza. So future rero kugira ngo tuyitegurisha icyo twita the heart which is full of wisdom and the spirit of God. Rimwe na rimwe hari igihe abantu bakubwira ibintu cyangwa bakwigisha ibintu ukabyigira mu cyo twita ukabyigira mu cyo twita ngo ni mu buzima busanzwe, ukabyakiriza ubwenge. Yego ni byiza kwakira ibintu n'ubwenge, ariko don't leave the spirit behind. Haleluya. Nibyo wiga byose ntubyige ukusize umwuka ku ruhande, kubera ko ibyo kubyumva ni byiza. Kwiga geography ya Bibiliya cyangwa icyo bita biblical geography ni byiza. Kuvuga ngo ba Yosefu baraha, Abraham yaraha, cyangwa se baraha, Yesu yapfiriye ahambwa in the land, ni byiza. Ariko wow, what is the revelation within seeing that? Haleluya. Ese ubundi niriye tahura ufite mu kwakira ibyo bintu? Niki gitumye ujya kubishaka kandi Imana izakugirira neza? Muvandimwe, uyu mwanya turavuga kugira ngo ugere kuri better future, kugira ngo ugere ku by'Imana ikubwira. First of all, banza ubwira Imana, I want to do according to your will. Kuko ijambo ryawe ratubwira ngo reka ubushake bwawe bube. Haleluya. Reka icyo ushaka kibe mu isi nk'uko kiri mu ijuru. Reka icyo ushaka nanjye mbashe kugikora. Nkamubwira hari icyo twita the perfect will of God. Hari ubushake bw'Imana bwo muri perfect. Ni Imana ikora ikintu kubera ko nyine ibishaka. Kandi the permissive will of God. Permissive will of God nubango ni cyagihe ukora ikintu uforce Imana kushaka ikintu, Imana ikakiguha atari uko wari ugikeneye, ahubwo Imana ikakiguha kubera ko wayititirije. Haleluya. Hanyuma rero Imana ibiguhaye rero rimwe na rimwe ibiguha kuko ariwe wabishatse, ariko perfect will of God ni igihe Imana ibona igihe runaka cyangwa ikintu runaka uragikwiriye ikakiguha mu gihe gikwiriye, ukabasha kugikoresha cyangwa ukagikorana uko Imana ishaka ubuzima bwawe. Rero muvandimwe, kugira ngo tugere kure, kugira ngo Imana igukoreshe, kugira ngo wambare imbaraga z'Imana, kugira ngo kandi ubashe gutegura ejo hazaza heza, kugira ngo wigire ku batubanjirije ntukore amakosa bakoze, ukeneye cyangwa se ushaka, Imana ikeneye ko kugira ngo ubashe kugira gukora icyo bita the will of God, ukorera mu bushake bw'Imana. Yego Satani afite ibyo kuganiriza, yego ibitego byo kuganiriza, isi ifite ibyo kuganiriza, ariko now you need to tell God, I need to do your will. Nkeneye gukora ubushake bwawe, nkeneye gukora uko ushaka, nkeneye kuvuga uko ushaka, nkeneye kugenda mu ushaka, hanyuma Imana irakugirira neza. Muvandimwe rero, reba uri aho ngaho, ukeneye kwakira imbaraga z'Imana, ukeneye kwitakora n'ubuzima bwawe, ukeneye gukora ubushake bw'Imana. Reba mubwire, niba uri aho ngaho, subirana amanange y'amagambo, hanyuma dukeneye gusenga, tubwire Imana ngo Mana, dukeneye kugera kure, ariko kugira ngo tugere kure dukeneye kwanza gukora ibijyanye n'ubushake bwawe. Haleluya. Uwiteka bagenderere, Uwiteka mu umugisha, Uwiteka mu imbaraga, rakayandarabaganda. Imana ikugire neza, Imana iguha umugisha. Ngaho senga, Imana ikwambika imbaraga. Ngaho senga, Imana iguha umugisha. Ngaho senga, Imana igufungurira imiryango.
miryango rabakoriya bazana bakoriya bazana. Yesu Kristo dukeneye gukora ubushake bwawe. Haleluya. Yesu yaravuze ngo ntacyo nabasha gukora nakibajije data. Muvandimwe, ese kubera ushobora gukora ikintu utabajije Imana? Reka nkubwire, reka ubushake bw'Imana bube ku buzima bwawe kugira ngo ugire akazoza keza. Reko barabashana bakori bazana. Umwuka wera reka yuzure ubuzima bwawe. Umwuka wera reka yuzure imbaraga zawe. Umwuka wera reka yuzure ibitekerezo byawe. Rika barabara bakori bazana bakori bazana. Haleluya. Kristo bagenderere, Kristo baha imbaraga, Kristo baha umwuka wera wawe, Kristo baha ubutsinzi, Kristo baha imbaraga. Reka bazana bakori bazana bashene, ribakori bazana bakori bazana bashara bohozya. Mana baha imbaraga, Mana bagirire neza, Mana baha ubutsinzi, Mana baha ubushizi bw'amanga, Mana baha guhagarara badatsinzwe. Rika barabashene bokori bazana. Imana ibagirire neza, Imana ibaha umugisha. Umuvandimwe rero birashoboka utarakira Kristo n'umwami n'umukiza. Reka nkubwire, kugira ngo ukore ibyo Kristo ashaka ntabwo wabikora ku giti cyawe. Ukeneye kwakira imbaraga z'umwuka wera, ukeneye Kristo watorane nawe, ukeneye Kristo wagendane nawe. Rero niba utarakira imbaraga z'umwuka wera, niba utarakira Kristo, reka nkubwire, tuna amagambo nanjye vuga ngo mwami Yesu, numvise ijambo ryawe, numvise ko data wapfuye kugira ngo data mbashe kubaho uyu mwanya. Nemeye ko data uri umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Babarira ibyo nakoze bidakwiriye. Usibe izina ryanjye mu gitabo cy'urupfu, uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye none ndi uwawe, untegeke unyobore muri byose. Amen. Bose uyeme iryo shengesho cyangwa ayo majambo, urakijwe Kristo n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Hanyuma wegere itorero kwegereye, umushumba aragufasha muri byose. Imana ikugire neza. Hanyuma rero birashoboka ko ukeneye gukurikira kuri inyigisho zacu, ukomeze kurira na YouTube channel yacu, ukomeze gukora subscribe na share. Ntacyo bitwaye, buri wa mbere, buri wa gatatu na buri wa gatanu tuba turi hano dusenga, tuvuga ijambo ry'Imana. Hanyuma buri munsi mu gitondo saa 12 amasaha yo muri Afurika y'Iburasirazuba, saa 12 tuba turimo turaganira cyangwa turimo turanga icyo bita commanding your day same kuri YouTube channel yacu. Imana bagende seka tubasengere. Mana urakoze ko muvandimwe wakiriye imbaraga zawe, urakoze ko muvandimwe wakiriye Kristo. Mana muha imbaraga, Mana mubohore, Mana mugukomera, Mana mukureho data igisuzuguriro. Uhereye none arakwakiriye, uhereye none akeneye data kugira magendane nawe mu izina rya Yesu. Mukomeze muri rugendo, muha imbaraga, ubwiza bwawe bugaragare, cyoro cyawe kigaragare. Uhereye none ahajya ibyo akora byose bishinganishwe muri wowe mu izina rya Yesu. Tubisabye kandi tubyizeye. Amen. Uwe wakiriye Kristo n'umwami n'umukiza. Imana bagire neza kandi turabakunda cyane. Kristo arabakunda kurushaho. Amen.